Yeah, nanone ni kuri ya YouTube channel yanyu mukunze kwita Imarashavu TV. Rero muri aka kanya ndaje ngo turebere hamwe nyine ibijyanye n'uyu mugabo Papa Safa. Ndakeka mwese muramuzi, amazina ye nkeka ko muzi ko bamwita Gratien nyine, niryo zina abantu benshi cyane bamuziho. Reka aba ari naryo zina nyine dukoresha muri iki cyegeranyo cy'uyu munsi twabateguriye. Uyu Gratien rero yamenyekanye mu mafilime menshi cyane agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ndakeka nawe ubwawe ushobora kuba nyine warasobanukiwe byinshi cyane, waramenye nyine byinshi cyane kuri uyu mugabo bitewe n'uburyo yakoze ibikorwa byiwe. Rero uyu mwanya tugiye kureba uburyo nyine uyu Gratien adashaka cyangwa se tugiye kureba nyine ibijya bituma uyu Gratien ataba umwe mu bashaka nyine ngo abe yazana umugore. Mbese nyine tugiye gusobanukirwa ibintu bitanu bijya bituma uyu Gratien atazana nyine umugore. Ibi bintu bitanu akaba ari ibintu nyine byakozwe kugira ngo nyine bigaragaze uburyo nyine bujyanye n'ukuntu nyine uyu Papa Safa atazana umugore, kandi nyine abantu bakomeza kugenda bavuga hirya no hino ngo arakuze, ngo yakagombye kuba ari mu nzira nyine zo kuzana umugore nyine nawe nyine akitwa umugabo ufite umugore. Rero ikintu cya mbere gituma uyu Gratien atazana umugore twabyita irari nyine. Ndakeka irari murarizi mwese, ndakeka nawe ntushobora kuba utazi irari nyine. Hari n'uburyo uba uri kugenda mugenzi wawe ukumva arakubwiye ati ngo ariko ngo ugira irari, cyangwa wabura nk'uri nk'umuhungu nyine ukumva mugenzi wawe w'umusore cyangwa se ukumva abakobwa baraje baravuze ati ngo wowe ngo ugira irari mu buryo ubu n'ubu nyine, wowe ntibiyumvishe n'uburyo ugira irari, ariko nyine bagakomeza kugenda babigutsindagira. Ikintu cya kabiri cyatumye uyu Papa Safa nyine, cyangwa se gituma uyu Papa Safa none mubona adafite umugore, ni ikintu bakunze kwita nyine kuryoshya. Ngira ngo nyine murabizi, abantu bamwe na bamwe bakunze kwiherera nyine mu tuntu na tumwe ko kuryoshya bitewe n'uburyo nyine biyumva bo ubwabo nyine. Rimwe na rimwe agahora mu bintu, rimwe na rimwe agahora muri celebration nyine, bitewe n'uburyo nyine we yiyumva. Ugasanga nyine ntafata n'umwanya wo kuba yatera injuga ngo abe yashaka n'umukunzi barambana, ahubwo agashaka babandi nyine ahereza ku bikoroto, nyine babandi ahereza ku mafaranga. Rimwe na rimwe hariho nyine uzasanga arasohoka akomeza kugenda nyine yitabira ibirori byinshi cyane. None yakitabira nk'ikirori, wenda tubare yitabiriye ikirori nk'icya mugenzi we Nsabimana Eric, muramuzi nka Dr Nsabi. Ugasanga nyine uwo yitabiranye ikirori cya Nsabi nta kuntu ari we azitabirana ikirori nyine cyuriya Kiramani nyine, ngira ngo nawe muramuzi, niyo nshuti ya Nick nyine. Noneho ugakomeza kugenda usanga nyine uyu mugabo, icyo nicyo kintu nyine nacyo gikomeza kugenda gituma atazana umugore. Ikintu cya gatatu gituma nyine atazana umugore ni ukubera kubona amafaranga menshi cyane. Rero bitewe nyine na filime akina cyangwa se bitewe n'ibikorwa akora byonyine, ari n'igihe bituma hari igihe bituma atabona amafaranga, nako atazana umugore. Hari igihe nyine usanga amafaranga kubera uburyo uyakurikirana cyane, ugasanga nyine kuzana umugore ugasanga biri hejuru cyane, biranabuhenze. Ikintu cya kane gituma uyu Papa Safa cyangwa se mukunze kwita Gratien atazana umugore ni ikintu kijyanye no guhora ashutinga no guhora nyine ari mu kazi. Twabyita nko kugira akazi kenshi nyine. Hari uburyo nyine umuntu aba akora nk'ibi bintu nyine bya sinema, ugasanga ubuzima bwe bwose buhorera mu gushutinga. Rimwe na rimwe ugasanga nyine ahora ashutinga nyine, ugasanga iminsi yiwe yose, ugasanga mu gitondo araje arashutinze, agiye kwako nk'abayo bari muri shuti nk'isaha ya saa sita nyine, bose barira ahantu hamwe bitewe n'uburyo nyine uwo munsi bakoze. Ugasanga nyine nabwo avuye muri ya shuti ajya gukurikirana imbuga ziwe nyine, ugasanga ibyo nabyo bimuteye kutazana umugore. Ikintu cya gatanu ari nicyo cya nyuma, ni ikintu kijyanye n'uburyo nyine we apanga imipangu yiwe. Ni uburyo imipangu yiwe nyine iba ipanze. Gupanga imipangu k'uyu mugabo Gratien
ni ibintu nyine bituma byonyine nabyo bituma atazana umugore, bitewe n'imipangu ye aba afite nyine. Hari uburyo umuntu aba afite imipangu y'uko nyine kuzana umugore bitamurimo, ugasanga nyine aravuga ati kuzana umugore nta kuntu ari ngombwa kano kanya, agakomeza nyine yicisha hirya no hino nyine, ugasanga nta nubwo abifitiye na gahunda. Rero tunagera no ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye, reka ngusabe gukanda membership cyangwa se subscribe munsi y'iyo video, ahandi nyine ujye ukurikirana video nyinshi cyane kuri iyi Imarashavu TV. Narakubwiye ati muri uyu mwaka wa 2025 dufite intego yo kugira abasubscribers benshi cyane, ku buryo nyine nawe ubwawe bizajya bigutera kubona amafaranga utiriwe ujya kure.